Mwiriwe neza, amahoro ya Yesu Kristo akomeze kubana namwe mwese. Ubushize nari nababwiye ko tuzavuga ku mihamagaro mu murimo w'Imana. Imihamagaro nari nababwiye ko ari itatu. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro uhamagarwa n'Imana, ikaguhamagara kugira ngo uze mu murimo wayo, uze uyikorere umurimo wayo, ukore nk'uko ibishaka. Umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro uhamagarwa n'umuntu ku giti cye. Kumva umuhamagaro ni uwo uhamagawe n'umuntu, nta ruhare Imana yabigizemo. Umuhamagaro wa gatatu ni umuhamagaro umuntu yihamagara ku giti cye. Ndabibasobanuriraho gatoya kugira ngo mubyumve. Uko uwa mbere narivuze, umuhamagaro uhamagarwa n'Imana. Umuhamagaro nyine Imana ikureba maze ikagutoranya mu bandi bose, ikavuga ngo reka uyu nguyu umuhamagare azakore umurimo wanjye, ndabona azanyumvira ndetse azakora ibyo nshaka. Imana ikaba iraguhamagaye, ikuzanye mu murimo wayo. Uje kuba umubwirizabutumwa, uje kuba umuhanuzi, iguhamagariye kuba umubwirizabutumwa, iguhamagariye kuba umuhanuzi, iguhamagariye kuba umuririmbyi, nyine nawe ukayumvira ukaza ugakora wa umurimo iguhamagariyemo. Umuhamagaro wa kabiri uhamagarwa n'umuntu ku giti cye. Nawe reka ngire icyo nkuvugaho. Umuhamagaro uhamagarwe n'umuntu, urumva ni umuntu nawe wari uri mu murimo, wakoraga uwo murimo, arangije araguhamagaye. Niba ubwo wakuhamagariye Imana itabigizemo uruhare, akaguhamagara akakubwira ngo ngwino uze mu murimo w'Imana, uze ukore ibi n'ibi, uze ukore ibi. Reka wenda tuvuge ni umuntu ufite urusengero rwe ayoboye, abereye umupasiteri cyangwa umubishopu nk'uko aya mazina biyita yose. Yarangiza akaguhamagara akakuzana mu murimo wayo, akakubwira ngo ngwino ukore umurimo, uzajya ukora, ujye ukora gutya na gutya, ujye ukora ibi n'ibi. Uwo muhamagaro uhamagawe n'umuntu ntaho uhuriye na wa muhamagaro w'Imana, kubera yuko wa muhamagaro uhamagawe n'umuntu, muri uwo murimo uzajya ukoramo ibyo wa muntu akubwiye gukora. Kuko urumva wa wundi wahamagawe n'Imana, Imana niyo ikubwira ibyo ukora, ikakubwira ngo genda gutya na gutya cyangwa ikagutuma ahantu aha n'aha. Noneho wa wundi nawe wahamagawe n'umuntu mugenzi we, nawe azajya akora bya bindi ibyo yakubwiye gukora. Urumva ntabwo ari iby'Imana yakubwiye gukora, uzajya ukora nyine bya bindi wa wundi waguhamagaye akubwiye gukora. Ibyo yagutumye akaba ari byo ukora. Nimba akubwiye ngo genda uhanurire umuntu iki n'iki, ukagenda ukagikora. Nimba akubwiye ngo ngutumye kuri uyu muntu ngo genda umubwire ibi n'ibi cyangwa ukora ibi n'ibi, ni uwo muntu nyine waguhamagaye uri kuwukora. Urumva umuhamagaro wahamagawe n'Imana n'uwo uhamagawe n'umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuhamagaro wa gatatu rero, umuhamagaro wa gatatu ni uwo wowe ubwawe wihamagara, wowe ubwawe ku giti cyawe. Ugasanga nyine umuntu yari aho ngaho nyine arangije yijyanye mu murimo w'Imana, nta jwi yumvishe, nta n'umuntu wundi umuhamagaye, we ubwiwe arahagurutse agiye gukora umurimo w'Imana. Cyane cyane wa wundi wihamagaye aba afite iyindi ntego afite muri we, muri wa murimo w'Imana. Ngaho ni bizinesi, ni ibintu runaka ashaka kugeraho, noneho akihamagara akavuga ngo reka njye mu murimo w'Imana, ndabona umurimo w'Imana urimo amafaranga, nzajya ngenda mbeshya aba bantu cyangwa mbahanurire ibi bintu bampa amafaranga, nzajya ngenda mu ngo z'abantu zigiye zitandukanye, ngende mbasengere bampa amafaranga. Aho ngaho uwo muhamagara aba yihamagawe, aba awutewe n'irari ry'iby'isi, aba awutewe n'irari nyine ibyo ashaka kubona. Yarashakishije ahandi hose yabibuze, none haje kubishakira mu murimo w'Imana. Noneho abakirisitu benshi nyine b'iki gihe turabeshwa cyane. Umuntu akaza akakubeshya, kumbe hari ikintu runaka agukeneyeho, araza guhanurira ibintu, kumbe hari ikintu runaka agukeneyeho. Araje mu rugo rwawe araguhanuriye kugira ngo umugaburire, araje akubwira ikintu iki n'iki kugira ngo umuhe amafaranga. Urumva ya mihamagaro ni itatu, kandi ndetse ndizera ko mubasha kuyisobanukirwa. Umuhamagaro uhamagawe n'umuntu nyine ni
wa wundi usanga ngo ari mu murimo w'Imana ariko ejo ukamusanga ari no mu bindi by'iyi si, ndetse na wundi wa kabiri wahamagawe n'umuntu ibyo ngibyo nabyo ubimusangamo, ugasanga ngo ari gukorera Imana kandi ni n'umusambanyi, ni umusinzi, ni umujura, byose ari kubikora kuko uwo nguwo ntabwo yahamagawe n'Imana, yahamagawe n'umuntu ndetse nawe ubwe ku giti cye yarihamagaye. Urumva iyo mihamagaro uko ari itatu rero igiye irimo ibikorwa bigiye bitandukanye ntaho bihuriye, ariko na wa wundi wa mbere nawo hari aho uba warahamagawe n'Imana, warangiza hari aho ugeramo hagati ugacogora ugasa nyine ugatana, kuko murabizi Satani nawe abatugenda kandi iyo abona uri gukora umurimo w'Imana nawe aba ashaka uburyo ki yakugushaka kunaniza gukoresha icyaha. Ntibivuze yuko wa wundi wahamagawe n'Imana nawe atagwa mu cyaha, utamusanga yaguye mu byaha, ugasanga nyine nawe yiroshye muri bya byaha agiye kubikora ariko yari yarahamagawe n'Imana, aho ngaho nyine ukaba asubiye inyuma. Ntibivuze yuko nimba wahamagawe n'Imana utasubira inyuma ngo ugwe, bibaho cyane nabyo birashoboka, ariko icyo nari ngambiriye ari ukubasobanurira iyo mihamagaro itatu. Ese wowe yewe muririmbyi, wowe muvugabutumwa, wowe mu bishop, wowe muhanuzi, umuhamagaro wawe ni uwuhe? Gusa inama nabagira ni uko nimba waba warihamagaye, waba warahamagawe n'undi muntu ku giti cyawe, inama nakugira ni uko wahinduka, noneho ukaba uwa nyawo, ugakora umurimo wa nyawo, ukagenda nawe ugasenga Imana, Imana yangiza ikakwishimira ikaguhamagara, kuko ibyo wari urimo ni ibintu bigenda bikarangira kandi bidafite n'icyo bimaze, ntacyo bikumariye. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mbwiza ubwoko bwanjye. Icyo iryo jambo rishatse kuvuga yuko hari abanyabyaha, hari abapfapfa, hari abantu bakora ibyaha ariko bakabwiriza ubutumwa bwiza abantu bakabwumva bagahindukira bagakizwa. Imana izabihorera, mubwirize abantu mubabwirize nabo bumve, bige, babatizwe, bakizwe, baba abakristo, ariko wowe nta nyungu bigufitiye, nyine uri umupfapfa, wabaye umupfapfa. Imana rero izajya igucaho kugira ngo irokore abandi, ariko wowe ntacyo bikumariye, uri aho ngaho gusa.